Umva ukuntu Imana ivuganye nawe, mbega ukuntu uri umunyamahirwe cyane we! Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro igice cya 35 ku murongo wa 31, harimo ubutumwa bwiza Imana iguhaye none. Irashaka guhindura izina ryawe. Harimo ijambo rivuga ngo ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, oya, ahubwo uzitwa Isiraheli, niryo rizaba izina ryawe. Hano harimo byinshi. Imana none ihinduye izina ryawe, ivuze ko utazongera kwitwa uwo gasuzugura, uwo gatesha agaciro, uwo gapinga, uwo gatuka, uwo gicaza hasi. Ntuzongera kuba wa wundi uhora muri gereza, ntuzongera kuba wa wundi bavuga ngo kadogo ari umuntu w'umugabo, oya. Ntuzongera kwicwa n'inzara, ntuzongera kuba mu buzima budafite ishusho. Uyu munsi Imana ihinduye izina ryawe. Rivuga iki? Rivuga ko iguhaye umugisha. Umugisha Imana itanga utandukanye n'imigisha y'isi gajya gatanga. Ab'isi nta cyiza gashobora kwifuriza umuntu. Yego bamwe baragerageza ariko ntibashobora kugera ku rwego Imana yifuriza wowe ibyiza. Imana yifuriza umwana wayo ibyiza. Ijambo ry'Imana ryabivuze neza cyane ngo uko umubyeyi adashobora guha umwana we umutsima w'amabuye, ni nako nanjye nashobora gutanga ikintu kivanzemo umugagaro. Izere ko Imana ariyo ije none ku buzima bwawe, ngo ikore ibyo wabonaga ko bidashoboka. Ufite Imana ndakubwiza ukuri, nta na kimwe kidashoboka gukunda. Indwara zirakira, ubukene burakira, gusonza burakira, amatiku nayo arashira. Imana ishobora guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe bitewe y'uko wizeye. Izere ko yakuremye, izi ni impamvu ubayeho kandi ko amateka yawe azahinduka. Rero ikintu cya mbere nkusaba, manza ukore subscribe kuri YouTube channel, ujye TikTok ukore follow, kuko Imana irimo irashaka gukora ibintu birenze ubwenge bwacu. Irashaka kurema ibifite ishusho irikuye mu bidafite ishusho. Imana irikoze uyu munsi, n'ejo bundi uraza kubona impinduka. Senga ukore cyane, amanywa n'ijoro usenga kandi unakora. Imana izakora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Yesu naguhe umugisha uyu munsi.